ntago nabura kubikora nk'umubyeyi. Icyubahiro ni Imana isumba byose. Nk'abantu mwe sinzi nimba ubumuntu bwabaga mu bantu bukiba barimo waciye ryari, sinzi ngo byagenze bite kugira ngo umubone, sinzi ngo bimeze bite. Naciye mvuye guhaha mbona akana nimugoroba, mbona akana nyine kandi mbona karasa neza neza nako nabonye muri gushakisha. Mfata nimero zanyu dutangira amakuru ku gihe, kandi buri wese abiki ijisho rya mugenzi we. Hari icyo ukoze kuri iyi famiye. Uyu mwana yarabumaze igihe kinini tumuhiga twaramubuze tutazana. Nkanga bari kubaka. Tekereza ko n'abantu bamubonaga bagira ngo ni nk'umwana wo muri quartier usanzwe. Bimeze bite? Uzi icyo mvuga mbuze n'icyo nkora. Magambo aranshiranye pe. Gufata umwana nk'uyu nguyu utazi kibi n'icyiza ukamujugunya ukajyana n'ihabara y'umugore. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igisho cya Rwanda bakazika mutoro za sene mugoroba samatera gacaga cyaga samundi cari kuri Manzi na Innocent TV rebere byinshi byiza twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoza ndakwinyango usaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zitandukanye zimaze imisi ngusaba mwinginga cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze cyakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya kireka ntagemereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane igiye itandukanye isi abari muri Amerika, Asia, Afrika ndetse na Australia, ari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Burundi, Kongo, Kenya ndetse na Tanzania, n'abari hano imbere mu gihugu abari mu mujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba ndetse n'abandi bashuti bacu bagenda badukurikirana mwiturije mwicecekeye. Reka mbabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mutugaragariza umunsi ku munsi ntabwo tuzahwema sigasira ndetse no kurufata neza kuko muri abantu b'ingenzi kuri twebwe. Nk'abantu mwe umunsi wa none ndi kumwe n'umuntu mubona kuri kamera zanyu bushya cyangwa se mushya. Mama meze biti? Meze neza. Biragenda neza? Yego. Nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Yego nanjye. Ntago mwamumenye. Nababwiye ko hari umumama wampamagaye kuri telefone akambwira ko yabonye umwana wenda gusa nasha muri quartier. Ndi kumwe n'uyu muvandimwe twavuze ko tugiye gushaka Asha. Nafashe umwanya fata telefone yanjye mpamagara wa mama ndamubwira ati se ko nubundi ari we wamubonye muri quartier wamfashije nkaza namara kuza ukamfasha ukanjyana ahantu wabonye wa mwana. Umumama yambwiye ngo ndi mu mirimo myinshi nkuko mubibona atari kihangane uzi ukoresha iminota mike ishoboka tugenda tujyaneyo. Mama ndagushimiye cyane kuba warafashe umwanya wawe ukafata amayinite yawe ukampamagara ukambwira ngo hari ahantu ubonye umwana wenda gusa nasha, nubwo nari nakizera neza 100% ko ari we ariko mfite icyizere. Yego murakoze. Ntago nari kubura guhamagara kandi nzi neza yuko nabonye uwo mwana asa n'uwo nabonye muri kurangisha kuri YouTube channel. Yego. Jewe byarantunguye cyane. Nabati ibi bintu byashoboka ko Sadunda yaba arafashe umwana akamujugunya. Nibwiraga ko ubwo Sadunda nubwo atari kuduha umwana, urumva Jack? Nibwiraga ko ashobora kuba umwana afite ahantu ari. Urumva? Cyangwa afite ahantu bamubikije cyangwa bamushyize.
wumva ko ubwo ngubwo batamufashe ngo bamujugunye cyangwa bamutererane. Nubwo buryo nabyiyumvishagamo. Yego. Gusa mbere na mbere ndashimira no mama. Nashimwe cyane mama ruwo. Nukuri kw'Imana pe arakoze. Cyane pe cyane. Wumve ko ari ikintu utabaye mu muryango wacu. Ntabwo turabyizera 100% ko byabaye. Agushimira mbere nari. Gusa nta ndurigira ku gasozi ubusa. Hari impamvu wa mubyeyi we waciye aho ngaho, sinzi ngo waciye ryari, sinzi ngo byagenze bite kugira ngo umubone, sinzi ngo bimeze bite. Naciye mvuye guhaha mbona akana nimugoroba, mbona akana nyine kandi mbona karasa neza neza nako nabonye muri gushakisha. Mfata nimero zanyu ndavuga ati reka mbamenyeshe, dushobora gusanga kagihari cyangwa ntawo cyangwa atagihari. Gusa aho namubonye ndahazi, twagenda nkabereka. Nk'abantu mwe ntago turi butinde uyu mama afite igihe gitoya, yambwiye ko ari bukoresha iminota mike, yarafite ibintu ari kwitaho kugira ngo murabibona, beka tujyaneyo atwereke ahantu yaba yabonye uwo mwana, nitugira amahirwe turahamusanga. Nitunamubura turakomeza dushakishe, tugenda tubaza n'inzego z'umutekano izo quartier. Nitunamubura aho araba ari hafi muri izo quartier wenda twakomeza tukamushakisha, tukagira ute tukareba koko tumubona. None se wamubonye muri iryo joro, kuki utafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka uyu mwana mujyane? Urumva nakoze ikihutirwa cyo kubamenyesha, ntago nare bumujyane cyane ko ntari nzi neza nimba ari we, nagira ngo mwebwe ba nyirubwite mwirebere nimba ari we, ntago nare buhamukure. Izo quartier se ni hafanga? Ni hafanga, turaturanye. Muraturanye? Yego. Okay, nimba ari hafanga na amahire rwose. Ikizu kirara bari kubaka. Gishyashya hari yicayeho. Mareba ko ari we nyine. None se mama, ahantu ntabwo turahagera ariko twazengurutse quartier yose. Ni hafi mwihangane tugiye kuhagera. Ntago haba ari kure, turaturanye. Muraturanye? Yego. Baba we. Mwihangane turahageze, nanjye mbona uko nsubira mu byanjye. Amasaha yakuze. Ntago biba byoroshye. Ni muri izi quartier? Muri izi quartier dore ni hariya hirya gato y'inzu. Kugeraho. Okay. Mananje mwabantu mwe mudusengere, maze mudusengere mu mitima yanyu, turebe ko byibuze abo bantu cyangwa se abo hantu twahamusanga. Nukuri byaba ari byiza, byaba ari n'iby'agaciro gakomeye cyane. Uriya mwana turamutse tumubonye agasubirana muri famiye ye, sinzi ngo uyu mwana aramutse abonetse wakora iki? Tekereza kuba yabona. None se abantu ni impamvu ni hano dore turebe ni kuri kino kizo yari ahari, turebe ko agihari. Ni iki ngiki kituzuye. None se n'uyu nguyu Dorashe Nuri yadoye no kuri yari yambaye. No kuri yari yambaye ni kariya nabonye n'imbaraga kanyu rero. Ni kuri yasekaga. N'abantu mwe Dorashe. Nk'abantu mwe abantu babaye inyamaswa. Dorashe ahantu ari mama, sinzi icyo naguha, sinzi nicyo nagukorera, sinzi nicyo nakubwira, gusa Imana iguha umugisha. Ndawakiriye. Rega nanjye ndi umubyeyi, ntago nabona umwana gutyo kandi nzi ko ari umwana wabuze, kubera nkunda kubakurikirana cyane kuri YouTube channel yanyu. Nabo bose mbibona ko karakana byanga binoga, ariko mwabuze, ntago nabura kubikora nk'umubyeyi. Cyubahiro ni Imana isumba byose. Nk'abantu mwe sinzi nimba ubumuntu bwabaga mu bantu bukiba barimo, aho umuntu ashukwa n'iby'isi akajugunya amaraso ye, aho umuntu ashukwa n'amafaranga agafata amaraso ye akayandagaza ku gasozi. Asha
bimeze bite uzi icyo mvuga mbuze n'icyo nkora amagambo aranshiranye pe ntabwo ibintu nizeraga ko ari byagakwiye kuba bimeze umuntu aba ikigoryi akabinjije mu mutwe bikagera aho ajugunya umwana yabyaye ariko ibi bihe turimo ngo Pawulo yarabihanuye ngo abantu bazaba bikunda kurusha uko bakunda abavandimwe babo, bakunda imiryango yabo, bakunda n'igihugu. Gufata umwana nk'uyu nguyu utazi ikibi n'icyiza ukamujugunya ukajyana n'ihabara y'umugore, ugafata umugore wawe mwasezeranye imbere y'amategeko ukamwangaza, byibuze ntunagirire impuhwe umwana yakubyariye. Iyi si turi kujyamo iratuganisha. Ese nk'abantu bakuru mbabaza, urugero muri gutanga ku rubyiruko ni uruhe? Kibi mpamya ko atari Sadunda wenyine wabikoze, hari n'abandi bantu b'ibigoryi bakora ibintu nk'ibi ngibi. Nako tugatekereza ngo ubwo umwana ngashobora kuba afite ahandi hantu ari, wenda bari kumutwima kuko bafite ahantu bamubitse cyangwa bamushyize. Kumba umwana ari kwangara imihanda, undi indaye iri kwirirwa imushima kunda, imukora mu mpugu, imukora mu manwa, agashinyika amenya kumva ko ibintu byose byarangiye, akibagiza umuryango we, akibagiza famiye ye. Ubu yatabaho uyu mubyeyi, uyu mwana yari kuzapfira kuri no mihanda. Iyo hatabaho imbaraga z'Imana isumba byose, uyu mwana yari kuzongera kuvugwa asha. Iyo tudahaguruka ngo dushakishe uyu mwana, yari kuzongera kuvugwa ko se yibereye mu munezero, yibereye muri paradizo, ariko urara asomagura umugore atakoye, atagize, atakumva ko ibintu byose byejejwe. Mumbare gukoresha imvugo zikakaye, nagahinda kanyuzuye umutima. Nimba turi kubyara abana tuzarekera ku mihanda gutya, nimba turi kubyara abana bazirirwa bavuga ngo n'ubumasa batoragura imikati mu byimboteri by'abakire, batoragura iby'abandi bataye ku musozi bakabirya, uwo mwana uri kuzana ku isi uzahamuzana Mama, ndagushimiye kandi umutima w'urukundo ufite uzawuhorana. Imana ikomeze ihire intambwe z'ibiganza byawe ndetse n'ibirenge byawe. Icyuzere kizamaboko yawe cyose kizakubere kiza. Burya baravuga ngo umuntu mwiza iteka bakwiye ibintu byinshi kandi byiza, sibyo? Iki gikorwa ukoze uri umunyarwanda nyawe, na leta irabidushishikariza akatubwira ngo dutangire amakuru ku gihe, kandi buri wese abiki ijisho rya mugenzi we. Hari icyo ukoze kuri iyi famiye. Uyu mwana yarabumaze igihe kinini tumuhiga, twaramubuze tutazanari. No kuba byonyine uyu mwana atarariwe n'inyamaswa ni ubuntu bukomeye cyane. Kubona umwana w'imyaka 3 arara mu hantu nkanga bari kubaka, tekereza ko n'abantu bamubonaga bagira ngo ni nk'umwana wo muri quartier usanzwe. Terura uwo mwana tugende dutahe, mwese mubibone, bibere n'abamwishuri ndetse n'isomo. Nta mana nkubwiye ngo mfite amagambo menshi yo kuvuga, naba nkubeshye. Mama Karama, Mana iguhe umugisha. yego, murakoze gushima. Sinzi ikintu wavuga
sinzi nicyo wakora, gusa ngenda ndabona binari ibitangaza, ndabona ari bishya mu maso yanjye. Umuntu abikigoryi koko akajugunya umwana yibyariye. Katutahe Asha ngo ndirimbira ka karimba ajya gundirimbira, sibyo? Ka karimba ajya guririmba ngo karirimbe nyine, karirimbe. Reka munyuzane kuri boutique ndebe ko yafata n'akantu ko kurya. Mama nawe reka tujyane, ntago byarangira hano, ngomba kugushimira. Reka tujyane, ngo biri butinde se tugende ngo ubutumwa nakugeneye nimara kubuguha ukomeze ujya muri gahunda zawe. Reka tugende, ibindi muzabibona. Imana ishimwe yongeye kutugarurira uno mwana no kuba tumubonye, ni amashimwe akomeye cyane. Imana ibampera umugisha mwe mwabanye natwe. Bye bye.